Yes, hanyuma ngira ngo mwabibonye ko twahageze twagarutse ni ku igare ryawe hafi yawe, ngira ngo murabibona ko twongeye twigarukiye mu mikino y'amagare. Ngira ngo murabizi ko ku rwego rw'isi amasiganwa y'amagare biri kubera hano iwacu mu Rwanda. Ntabwo rero mbatindira, nababwiye ko ndajya mbagezaho akantu ku kandi uko ibintu byifashe hano mu Rwanda. Ni ibicika mbese, ngira ngo murabibona ko amaso yatangiye kugenda anezerwa. Bahanga baravuze ngo yabaga nayo yabashaka guseka, amaso nayo yakabaye arimo atwenga. Ariko ikigaragaza ko amaso arimo atwenga nuko mubona ibyiza hano imbere ku mascreen yanyu. Reka mbanze mbibutse ko muri kumwe na Niyongira Bernard, tuba turi kumwe 5 kuri 5, kandi mbakunda kubi. Niyo mpamvu babwira ngo niba utarabakora kuri subscribe ubanze ukande kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yes, murabibona rero tubanje kubereka amashusho y'abasore bafite imbaraga, bafite umuvuduko udasanzwe, ubwo mubona ko bitabiriye aya marushanwa. Mu by'ukuri urebye umuvuduko bafite uri ku gipimo cyo hejuru. Ngira ngo aha urebye uburyo haterera n'umuhanda, ngira ngo murabona ko ni ku mabuye cyangwa se abantu bazi kuba minyoni muzi kuntu haterera. Rero niho ubu tubanje kuba twabereka kuri iyi zone. Murabona ko rero kabisa abasore barimo barahaterera, wagira ngo ni indege, wagira ngo ni indege, barafite umuvuduko udasanzwe. Nababwiye ko ngomba kujya mbagezaho akantu kandi guhera igare ryatangira kugeza risoje ntuzajye ukuraho. Ukimara kumva ko isaha yo gutangira umukino yageze, ujye uhita unyarukira no kuri no chaîne kugira ngo ubashe kubana natwe 5 kuri 5. Waba uherereye mu ntara za kure wibaza ngo ndaza kubasha kubana kurikirana aya magare, ibirori biri kubera mu Rwanda ku rwego rw'isi, ntugire ngo tuba twakwicishije irungu. Rero ujye unyarukira hano urebe, tuba twabiguteguriye kugira ngo nawe ubashe kunyurwa cyangwa se no kugerwaho n'ibyiza biri kugenda bibera mu Rwanda. Ngaye nguko ngira ngo n'ubwa mbere ibi birori bibereye mu Rwanda bimeze nk'uku nguku, na cyane ko ari ibirori cyangwa se ari amasiganwa abaye bwa mbere muri Afurika. Niyo marushanwa ya mbere makuru abereye muri Afurika, abereye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu mbwira ngo ntukazabashe gucikwa, kuko uko iminsi igenda ishira tugenda tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Aba n'abasore rero, ngira ngo Avamedi mu gitondo twaberetse abakobwa, icyiciro cy'abakobwa cyatambutse twakiberetse, byo ntabwo tubigarukaho. Mbibutse ko turi ku itariki 22 nibwo aya marushanwa arimo aba rero n'abasore bavanzemo n'abanyarwanda. Murabibona bafite umuvuduko udasanzwe. Baravuze ngo nyira amaso yerekwa bikeya, ibindi ngo akirebera. Niyo mpamvu ngiye kugenda nyura ku mazone hose kugira ngo mugende mubasha kuba mwakurikirana uko byifashe. Ngiye kuba nasimbuka mbiriki amashusho uko byifashe no hirya za Rwandex, hirya aho benshi bita kwa Mironko. Turagenda tubereka mu Kanogo aho bita kwa Rasta, hose turagenda tubereka uko byifashe. Kuba mudahari ntago ari ikibazo kuko turahababereye, muze mwitegereze. Ngira ngo murabona ko abahanga cyangwa se abataka baremereye, bafite amazina aremereye, baba bakurikiwe na kamera ziremereye ziri guca live. Ngira ngo muragenda mureba ko ibintu biteguranye imbaraga nyinshi. Yes, rero ntago mbatindira, reka mbanze mbareke gatoya nanjye nse nk'umetsemo gato, ariko amashusho ndabasigiramo kugira ngo mubashe kugenda mureba uko ibintu byifashe. Ndabakunda, ntimuzacikwe n'undi mukino cyangwa se etape y'ejo, kuko tuzaba tuhababereye n'ubundi 5 kuri 5.
kuri live.
uyu ni usoje barangiye kandi ubona ikombe yose ikombe yaraje barusanga barusanga kuri sitade ariko arasanga abantu bari mu mamazi